abashu noneho nongeye kubasuhuza ariko mumeze neza nk'uko mubizi aha ni kwa Nyirangazari mugiye kureba video yose y'ukuntu watereka neza ugatunga ukagira umusatsi mwiza. Igiye gutangira ukore subscribe, share and comment. Tugiye kujya tubana mu buzima bwa buri munsi kuri buri kimwe. Ndabakunda uko gukora subscribe. Get ready with me guys, ni muze duhamburane cya gisuko cyari kimazeho iminsi. Guys, nizere ko mumeze neza. Rero iyi video nyikoreye abafans banjye, mwajyaga mumbaza Nyirangazari niki kintu ukoresha kugira umusatsi wawe ukunda umere neza. Rero nuza kurangiza iyi video yose uraza gukurikiza inama ndi bugende nkugira kugira ngo ugire umusatsi mwiza kandi muremure. Rero mu gihe video ntaragera ahantu bandefiriza, ikintu cya mbere ndambabwira inama ni nyinshi. Ikintu cya mbere ni ugasuka ntuyamburire. Hari abantu basuka mu cyumweru kimwe hakawambuye igisuko, umusatsi wawe ntago wakura. Ikindi cya kabiri, wowe ntago ari we muntu ugomba kwihitiramo produit ukoresha, ahubwo ugomba kubwira umuntu kudefiriza bitewe n'umusatsi wawe urema ufite, bitewe nyine hari imisatsi binanutse, hari imisatsi y'ibibyibushye, hari igisatsi kiba gikomeye cyane. Uba ugomba kubwira umuntu kudefiriza bitewe n'uko umusatsi wawe ubona, ukamubwira nyine akaguhitiramo. Rero turebane video yose mugende mwumva inama z'ukuntu wafata umusatsi wawe neza. Nyine aho murabona ko baramaze kuwumpambura, ngira ngo murabona ko umusatsi wanjye ari muremure pe. Umusatsi wanjye ni muremure, uri umusore, uri umumama, iyi video kuyireba ni byiza kubera ko hari igishobora kuba ufite sheri wawe ukaba wamubwira ukuntu yafata umusatsi we, nyine ukuntu yakwita ku musatsi we tu. Ikindi nabagira indi nama ya kabiri ni ukugira igihe udefiriza. Siko uri utekereje kudefiriza, si ngombwa ngo uhite udefiriza. Ibintu ntago ari byo. Aha rero ngira ngo muri kubibona abantu dukorana nabo bamfasha guhambura. Nanjye ndi bubereka umusatsi ko wakuze ndi guserebura. Nimba ari ikintu kinezeza, mwa bantu mwe, ni ukubona uhambuye ugasanga umusatsi wawe warakuze. Then aha bwari bukeye naje ku muntu ndefiriza. Mwa bantu mwe, ngira indwara sinjya ndefiriza mpereza umuntu wari wese ubonetse nga ndefirize imisatsi. Oya, umuntu rero wanjye udefiriza, mwa bantu mwe, sinjya mbona agasatsi nakangaka kacitse. Aha yarimo ndefiriza yakoresheje intoki apana gukoresha igisokozo. Murabona ko ibintu byari ruzungu. Dukomeza mukomeze murebe video mwumve na za nama. Nari nkibabwira ngo inama ya kabiri, nari nkibabwira ngo kudefiriza ntago ari ngombwa kudefiriza buri kubitekereje. Defiriza kabiri basi. Iyo ufite umusatsi ukura cyane, defiriza kabiri mu mwaka. Sinzi ibyo bintu nimba muri kubyumva. Iyo ufite umusatsi ukura cyane, ugira igisatsi gikomeye, kabiri mu mwaka nibyo bintu byiza byagufasha. Kuko uko udefiriza buri munsi kubitekereje, umusatsi wawe ugeraho ugacika intege, ukageraho ugasanga niho hahandi usanga umusatsi wawe wagucikanye. Rero ngiye ndefiriza kabiri mu mwaka. Uyu musatsi mureba nkumuranye imyaka 2, ariko ngira ngo murabona ko ari umusatsi muremure. Ikindi cya kabiri, ishyira umusatsi cya gatatu, shyira umusatsi wawe umuntu uzi neza ko umaking sure neza ko umuntu ugiye guhereza umusatsi wawe ese arabizi kudefiriza cyangwa n'ubwa mbere. Hari abantu rero usanga afite umusatsi waramuvunnye ariko arawufashe awushyiriye umuntu ntazi nimba azi kudefiriza, ugasanga umusatsi wawe uracitse. Aha nyine barimo bagenda bashyiramo agaproduit, ashyiramo apana kugenda kuruza igisokozo. Sinigeze mbabara, abantu mugira umutwe ibabara. Umva, ndabatuye muzaze muza mbadefirize cyangwa muzi n'umuntu wandefirije abakorera. Aha yararindiriye rero agiye muri pose aransiga. Nyine hari ukuntu defiriza kugira ngo produit ize gukora neza, ugasiga bo produit ukaba ugiye muri pose. Rero aha ngaha yaragiye muri pose, nanjye nsigara ndi kwirya ndi gufata ifoto. Nimba hari umunsi njya ninezererwa nishima, ni umunsi nahambuye, ni umunsi mba dukorera umusatsi wanjye ndari mfite amatsiko. Urabona ko nari niriye nimaze, ntimushobora kuba mwabyumva. Umva nari meze nk'umwana w'imyaka 5 mbese. Ikindi cya kane rero nababwiye ko icya kane icya mbere aricyo ngiye kugarukaho, si produit iyo ari yo yose. Aha nkoresha meyadi. Yewe muntu uzi ko ufite umusatsi ukomeye,
nkurangiye ko wakoresha meyadi. Si uko izindi produit nazo zizakora zigira imisatsi zibasha, ufite umusatsi woroshye ntabwo wakoresha meyadi, ariko nimba uzi ko ugira umusatsi w'amakara wakoresha meyadi, kuko meyadi ituma umusatsi wawe woroha ugashya neza kandi ukaba uri no ku rwego rungana, apana ngo usange wahindutse utuntu tw'utwoya. Nimuza kwihangana mukareba video ngira ngo mubibuze kubibona. Then rero pose bari bayivuyemo, ahangaha ari kugenda amasa kugira ngo produit ikwiremo ahantu hose, ariko nanjye umunwa uba wandenze, ntabwo njya nihangana, ngira ngo murabizi no mu busanzwe mba ndagasazi, umunwa wari wandenze, yari ari kumasa, reba side musatsi, muri kureba uyu musatsi, ndababariye ndawubatuye. Mwarebye ngira ngo muri kubireba neza, muri kubibona Nyirangazari ni ukuntu nari nimereye, outfit uyu munsi nuko yari imeze. Then rero aha yari yarangije ikigudi ni cyiza, iyo ubishoboye ushyiramo, ariko ngiye kubera ko igihe cyinshi najyaga nshyiramo ikigudi, uyu munsi nanavuze ati nta kigudi nshaka, uwuseshe uwutunganyirize uko uri uwumfungire, kuko numvaga kuba ntashyiramo ikigudi umunsi wa mbere ntacyo byari bitwaye. Aha nyine yari arimo awusesha, kirago burareba ko umusatsi wanjye ureshya. Mwabibonye bashu, mwabonye side musatsi, tunga nimba wariyemeje gutunga umusatsi, tunga umusatsi mwiza. Nimba byarakunaniye nabwo ogosha, tumenye ko ogoshe, ureke kugenda ugendana udusatsi tw'utwoya, utuntu tudashinga. Muri kubyumva bashu, gusa ndabakunda, mujye muza tubasuke. Inama ya 6, niba ushaka gutunga umusatsi mwiza, making sure ko umuntu usukishaho atagucira umusatsi. Ngira ngo muraza kubireba, umusatsi wanjye muraza kureba imbere nimamara kumfungira, nta hantu na hamwe umusatsi wanjye urareshya, nta hantu na hamwe umusatsi wanjye wigeze ucika. Making sure ko umuntu ugukorera atagucira umusatsi. Outfit dore nari ndangije, bamaze gucishamo gafrati, ngira ngo murabona ko umusatsi wanjye ngana, ndaje mbereke bamaze kufunga side musatsi. Produit miyadi iri kunkorera, ariko ikibazo ndi kuyamamaza nta n'akazi bampaye ko kuyamamaza, ariko ntabwo ari ukuyamamaza guys. Iyo ufite ikintu cyiza urakirata, wakibwira inshuti, nta kintu biba bitwaye. Then rero aha nari namaze kuwufunga, bari kuwufungira, reba umusatsi banange sinzi muba hehe. Ubundi ikintu cya mbere ngewe ibyishimo byanjye biba ku musatsi. Iyo ufite umusatsi mwiza mba nishimye, iyo ufite umusatsi mwiza urambara ukaberwa, iyo usa neza ku mutwe uracya. Rero nimba ari ibintu mwa bakobwa mwe inama nabagira, mujye mwita ku misatsi yanyu, guys. Rero wibuke gukora subscribe kuri iyi channel.